Amahoro bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ushobora byose, uri Imana ikomeye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ijambo ryawe, dusengeye imitima yose ndetse n'amatwi agiye kumva ijambo ryawe. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye gukomeza inyigisho yacu twagarukiye ubushize, tugiye kuvuga ku kizira cya gatanu muri birindwi Uwiteka yanga, ni amaguru yihutira kugira urugomo. Amaguru yihutira kugira urugomo nicyo kizira cya gatanu muri birindwi Uwiteka Imana yanga. Dusome ijambo ry'Imana. Imigani 6 umurongo 13-19 haranditse ngo hariho ibintu 3 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso atariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa, uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze haruguru, tugiye kureba cyangwa tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo amaguru yihutira kugira urugomo. Reka turebe urugero rwo muri Bibiliya, turebe ibyakozwe n'intumwa 6 umurongo 13-15. Haranditse ngo nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko. 14, kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. 15, abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa n'aha marayika. Uyu uvugwa ninde? Sitefano ni umwe mu badiyakoni ba mbere b'itorero, yakoraga umurimo we neza kandi Sitefano yari umukiranutsi. Ariko abagabo b'ibinyoma bamugirira ishyari, barangije baramubeshyera, birangira agiye mu rukiko kubera ko yari afite abamushinja, birangira atsinzwe urubanza. Ariko abagabo b'ibinyoma bamubeshyeye kubera ko ngo yavugaga yuko ngo Yesu Kristo w'i Nazareti ngo azasenya aho hantu cyangwa se Yerusalemu urusengero, ngo kandi ngo azahindura imigenzo bahawe na Mose. Kubera kutamenya, bizeye Mose ariko bibagirwa uwatumye Mose. N'uyu munsi hari abantu benshi bazi Yesu ariko batazi ko ari umwana w'Imana, ikindi batazi ko yahozeho na mbere. Kubera kutamenya, aba bagabo bumvaga yuko urusengero rwabo rw'i Yerusalemu Yesu azarusenya, ariko ntabwo yari yo misiyo ya Yesu. Gusa ababeshyeye Sitefano, umukozi w'Imana, umudiyakoni wa mbere, bamubeshyeye ngo ari mu rukiko babonaga ibimenyetso bidasanzwe kuri we. Ngo ari mu rukiko babonaga arabagirana kubera ko abera ubwiza bw'Imana bubabaho, nubwo baba bari mu bihe bitaboroheye bahorana ubwiza bw'Imana. Gusa igishimishije ni uko Sitefano, umudiyakoni wa mbere, Sitefano umukiranutsi, Sitefano yatabarutse nk'umukiranutsi kandi agatabaruka nk'intwari yo kwizera. Bene data,
amaguru yihutira kugira urugomo ni icyaha kibi ndetse ni ikizira Uwiteka yanga. Sitefano nk'urugero rwiza, mu gihe yarimo aca muri iyi nzira, aca muri ibi byose, byagenze gute? Ibyakozwe n'intumwa 7 umurongo 5-9 haravuga ngo bakimutera amabuye, haleluya, arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami Yesu ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Kubera yuko ab'isi barwanira iby'isi baramureze ndetse bijyana n'ubwo bamurega ibyo Yesu ubwe yivugiye. Iyo abantu bafite amaguru yihutira kugira urugomo cyangwa se ari abanyabinyoma mu yindi mvugo, bashobora no kubeshyera umuntu ibyo atavuze ahubwo byaravuzwe n'undi muntu. Sitefano nawe bamureze ibyo Yesu ubwe yivugiye. Yesu niwe wavuze ko urusengero azarusenya muri 3 akongera akarwubaka. Yesu niwe wabyivugiye, kandi aya magambo Yesu yavuze yari afite ikintu asobanuye. Yesu aza mu isi yavuga ko aje gukuraho imitekerereze, imigenzo, agatanga agakiza ari bwo bugingo buhoraho. Kandi mwibuke ko na Yesu ubwe ibi ngibi ari byo bamureze mu gihe nawe yendaga gucungura itorero. Bamureze ko yigereranya n'Imana, ko yaje guhindura imigenzo, bamurega ibintu byinshi cyane. Abanyedini, abafarisayo, abasadukayo, abanditsi, bose barimo barega Yesu ko yigereranya n'Imana, ngo atari umwana w'Imana, kandi nyamara yarazaniye isi yose agakiza. Matayo 26 haravuga ngo 51 haravuga ngo Matayo 26:31 haravuga ngo baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarubaka mu minsi 3. Uwo ni Yesu warimo wivuga, abantu nabo barimo bakritika ibyo yavuze. Baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarubaka mu minsi 3. Byasobanuraga n'ubundi urupfu rwe. Yesu avuga ko urusengero azarusenya mu minsi 3 akongera akarwubaka, yarimo asobanura ku rupfu rwe, ko azapfa ku munsi wa 3 akazuka. Ariko bitewe n'uko batari bazi imvugo y'Imana, na n'uyu munsi niko imeze, Yesu imvugo yagiye akoresha yumvwa n'abana b'Imana gusa. Abatari abana b'Imana ntabwo bamenya icyo Yesu Kristo yashatse kuvuga. Kandi mwibuke ko na Yesu ubwe ajya gusubira mu ijuru, hari amagambo yasize yivugiye we ubwe. Hari misiyo yahaye itorero, kuvuga ubutumwa. Yohana haranditse ngo Yohana 20 haranditse ngo Yohana 20 haranditse ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Aya magambo ni Yesu yavuze ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Yesu yaravuze ngo niba ijambo ryanjye baryitondeye, bigishwa banjye, intumwa zanjye, namwe ibyo muvuga abantu bazabyitondera. Ariko yavuze ko umugaragu ataruta shebuja. Yaravuze ngo ikimenya magambo, yaravuze ko Yesu naramuka arenganijwe, mumenye ko n'intumwa zizasigara zizarenganwa. Sitefano nawe yari yarenganye kubera ko umugaragu ataruta shebuja. Gusa icyiza muri iyi nkuru ni uko Sitefano nk'umukiranutsi yatabarutse neza kandi akabona ijuru. Icya kabiri, Sitefano yari afite umutima, yaravuze ngo Mana, aba bantu bakoze icyaha kingana gutya, wanga urunuka, ntukibabareho ahubwo ubabarire. Sitefano nguyu umutima yari afite wo gusabira abanzi be imbabazi, gusabira abamugiriye nabi imbabazi. Reka tubagire inama. Bene data,
Imana ntabwo ikunda abantu bihutira kugira urugomo. Wowe uri muri uyu murongo, turakugira inama ngo uve mu nzira mbi uze mu nzira nziza, usange Yesu Kristo akubohore kuko yiteguye kukwakira. Wowe uri mu nzira mbi, turakugira inama ngo uyivemo uze mu nzira nziza, uze usange Yesu nawe yiteguye kukwakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mana, amen. Mana, amen. Mana, amen. Mana, amen. Mana, amen. Mana,